dushimiye Imana cyane nanone kuri uyu mugoroba mwiza Imana itugejejeho cyangwa se iduhaye tugihari kugira ngo tuganire n'abatwumva batari bake. Rero ni wa mwanya mwiza mukunda muri benshi, wa mwanya w'ikiganiro ijuru ntirikorerwa cyangwa se ijuru n'ubuntu, dore ko kiba kinakenewe hari ukuntu umuntu abyumva muvandimwe akaba byumvisha ubwa mbere. Yego. Kubera ukuntu abantu kumara igihe kinini bigishwa ko ijuru rikorerwa cyangwa se umuntu ashobora gushyiraho imbaraga ze kugira ngo azajye mu ijuru. Yego. Umuntu agakoresha ubwenge bwe n'imbaraga ze kugira ngo arebe ko Imana yamwemera akajya mu ijuru. Kubera rero kumara igihe kinini umuntu yigishwa ibyo bintu, yo tuvuze ko ijuru ari impano y'ubuntu Imana yatanze, hari ukuntu abantu benshi batinda kubyumva. Yego. Ariko nyamara nibwo butumwa bwiza Yesu Kristo yazaniye abantu mu isi. Nibyo. Niyo nkuru nziza buri muntu akeneye. Ubundi iyo inkuru ari nziza ni inkuriza ikaruhura umutima w'umuntu. Amen. Ni inkuru wumva ukumva noneho urubanza wagendanaga mu mutima rukubwira ko uzarimbuka ruvuyemo. Nibyo. Ni inkuru wumva noneho ukumva mu ijuru wajyayo. Nibyo. Ni ubutumwa wumva ukumva Imana ikubereye umubyeyi. Amen. Noneho ubwoba bugashira. Rero ubwo abantu bakigendana urubanza, ubwo abantu bagifite ubwoba, ubwo abantu bagishaka ijuru, ubwo abantu bakiyoboza inzira, ubwo abantu bakibaza niba izina ryabo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bumvisha ikindi. Biragaragara ko abantu babwiye ubutumwa bubi. Butari bwo. Babwiye ubutumwa bubi kuko iyo baza kubwirwa ubutumwa bwiza, ubu bakabaye bafite amahoro, bakabaye bafite ubugingo buhoraho, bakabaye nta rubanza bagendana. Nibyo. Ariko impamvu abantu baheze mu bwoba nuko bumvise ubutumwa bubi. Ubwo butumwa bubi rero nta bundi ni ubabwira ko umuntu ashobora kugira uko abigenza kugira ngo azajye mu ijuru. Yego, yego. Tuza kurushaho kubisobanura. Nibyo. Kubera ukuntu umuntu yononekaye kubera icyaha muri kavukire, nta cyo umuntu yakora kugira ngo abe mwiza imbere y'Imana ajye mu ijuru. Imana rero niyo yakoze umurimo ukomeye, ariko nabwo Gukorera twebwe kugira ngo noneho tubashe kuba turi mu isi ariko dufite ubugingo buhoraho. Yego. Rero ngiye tugiye kubana mu kiganiro ku mazina nitwa Nahimana Patrice, ariko nanone nsuhuje mwe mwese mudukurikiye, bashize urushinge kunyakira amajwi zanyu, ndabasuhuje kandi turabakunda. Yego. Dufite abantu benshi abatwumvira imurangi barabitubwira ko badukurikira kenshi, abatwumvira ku Nkombo, abatwumvira ku Rusunyu, abatwumvira imuhari n'ahandi henshi, ndetse n'abajya batwumva nyuma y'ikiganiro. Nabo bose turabasuhuje mu izina rya Yesu, bagomeze bagubwe neza. Nibyo. Tunasuhuje abantu bose bizeye ubutumwa bwiza. Nibyo. Abantu bose bakize urubanza, abantu babanye n'Imana amahoro kubera kwizera Kristo Yesu. Nibyo. Aho bari hose mu isi, abatwumva n'abazatwumva nyuma, bose ndabasuhuje nabo mu izina rya Yesu. Amen, amen. Bagubwe neza. Sindiriro njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'umuvandimwe kuri uyu mugoroba tugiye gufatikanya kuguma kubagezaho ikiganiro. Muvandimwe w'abasuhuza. Reka nsuhuze abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kivuga uburyo ijuru ridakorerwa, uburyo Imana yaduhaye ijuru nk'impano binyuze mu mwana wa Yesu Kristo yatanze, akaba impongano y'ibyaha byacu, kandi akaba atari ibyaha byacu gusa ahubwo akaba ari iby'abari mu isi bose. Shimye Imana rero iduciriye zera, ikabiduhaye uburyo bwo gusohora hano muri studio. Reka mvuge ngo Imana ihabwe icyubahiro kuko ari itugiriye neza, no muri ubu buryo turayishimiye. Nsuhuje rero bene data nabo bagize umugisha ukomeye kubera ko kwizera Yesu kandi kumumenya nk'uko akwiriye kumenywa n'umugisha ukomeye. Izo ntore z'Imana, abo bera batagatifu, abo bera baziranenge, namwe aho muri hose muherereye ku isi, mu Rwanda n'ahandi, reka mvuge ngo mukomeze kugubwa neza kubera ko umwami yabahaye kugubwa neza muri we. Mukomeze kwishima, mwishimiye impano y'agakiza mwaherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Amazina rero ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ndi ntungane mbikesha Yesu Kristo umurimo yankoreye ku musaraba, ntabikesha imirimo yanjye dore ko yo yari ntayo,
naho yari kuboneka ntiyari kungira umukiranutsi imbere y'Imana ku buryo Imana yari kunyemera. Yego rwose. Ndishimye rero ariko umwami aba yadutumye, dore ko nyine kugira ngo natwe tubuze tugezeho abatwumva inkuru nziza y'umukiro nk'uko wari ubivuze. Dore ko umuririmbyi yaririmbye ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ariko ngo usabe n'Imana ibahishurire Yesu kugira ngo bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Natwe umunezero, ibyo byiringiro by'ijuru dufite, uko gukira twakize ntabwo twabyihererana. Nicyo gituma tuba twaje kubibabwira kugira ngo nabo banezeranwe natwe, babe mu isi ariko bafite ibyiringiro bifite ubugingo, babe mu isi nta bwoba, babe mu isi bazi ko nta rubanza bagifitanye n'Imana, kuko rwari ruhari rwakuweho na Yesu Kristo ubwo yari ari ku musaraba. Imana ihabwa icyubahiro. Byose rero bigirwa kuri n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ikimana yaduhaye mu ijambo ryayo ni amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani, ibice 6. Turasoma imirongo 2 uhereye ku murongo wa 28 n'uwa 29, tuze gusimbuka dusome n'uwa 40. Reka nge nsome Bibiliya yera. Haravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukora imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Reka nsome uwa 40. Uwa 40 ukagira uti kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Nanjye mfite Bibiliya y'ikinyarwanda, ijambo ry'Imana nyine ni ibinyarwanda biba bigiye bitandukanye. Yego. Hano haravuga ngo noneho baramubaza bati twagenza dute kugira ngo dukore imirimo Imana idushakaho? Yesu arabasubiza ati umurimo Imana ibashakaho nuko mwemera uwo yatumye. Yego. Kuri 40 hakagira hati icyo data ashaka nuko buri wese ubonye umwana we akamwemera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Imana ihabwa icyubahiro. Yego rwose. Ngira ngo iyo tubwira abantu ko ijuru ari ubuntu ridakorerwa, hari ababa babyumvishe ari bwo bwa mbere, amatwi akamera nk'ahacu sinjerere, inkuba zikamera nk'aho zikubise, batabo bayobe bati izo nyigisho z'inzaduka ibyo ni ibiki? Ati ijuru rirakorerwa, nta wajya mu ijuru atarikoreye, adasenga, nta wajya mu ijuru adatanze amaturo, nta wajya mu ijuru atiyirije ubusa, nta wajya mu ijuru adakoze imirimo myiza. Ariko reka tubwire abantu ko burya ibyo tuvuga nibyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze, nibyo Pawulo yavuze, nibyo intumwa zavuze, nibyo abahanuzi uhereye kuri Abrahamu bavuze, bavuga ko ijuru burya Imana yashimye kuritanga nk'impano binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Muvandimwe rero aya magambo dusomye ni amagambo yanditswe na mwene data Yohani wari mu ntumwa za Yesu Kristo uko ari 12, dore ko babanye, dore ko bagendanye kugeza ubwo Kristo Yesu apfuye azutse ndetse akanasubira mu ijuru. Nuko yabonye ibyo Yesu yakoraga, yumvishe Yesu kandi nawe aramwizera. Hanyuma rero yanditse bimwe mu byo yabonye no mu byo yavuze Yesu Kristo. Aya magambo rero n'abantu Yesu ubwo yari amaze guhaza abantu 5,000, amaze kubahereza ifi ndetse n'umugati, kirya gihe yabituburaga, ariko ngo mu by'ukuri bongera kuza kumushaka, ariko ngo baza kumushaka atari impamvu z'urukundo bamukunze, atari impamvu z'uko bashaka no kumwizera, ahubwo ngo bashaka ko yongera kubahereza irya migati na ya mafi yabaherezaga. Hanyuma rero Yesu Kristo arababwira ati ntabwo ikibagenza ari bitangaza nakoze, ahubwo ni ya mitsima mwariye niyo ibazanye itumye muri kunshaka bene aka kageni, kuko ngo bari bagiye kumushakira ku wundi musozi.
rero arababwira ati ariko icyo si cyo cyari gikwiriye nuko mukwiriye kudashaka ibyo kurya bishira ndetse ibyo kurya birangira, ahubwo mukwiye kuba mushaka ibyo kurya bidashira ndetse bibasha kubageza ku bugingo buhoraho. Nibwo rero ngo bamubajije, baramubaza bati none twagira dute ngo dukore imirimo y'Imana? Yesu Kristo rero we abasubiza ntiyabasubije nk'ubasubiza imirimo myinshi, nubwo bari bamubajije nk'abamubaza imirimo myinshi bakora. Tekereza ko ariko abantu benshi kuri ubu bameze, abantu iyo bakora imirimo baba bari gukora nk'abari gushyira ku rutonde. Ujya gusenga ati ndajya gusenga Imana izabimpera ubugingo buhoraho. Utanze amaturo ati ibingibi Imana izabimpera ubugingo buhoraho. Ufashije imfubyi, ufashije abakene ati Imana izabimpera ubugingo buhoraho. Ubaye muri korari ati ibi bintu ndi gukora imirimo myinshi ntarondora, wubahirije amategeko abavuga ati Imana izabimpera ubugingo buhoraho. Nenda kwitsa kugira ngo nawe ukomerezeho, Yesu Kristo nubwo bamubajije imirimo myinshi, niwe ntiyabashubije imirimo myinshi. Yarababwiye umurimo n'umwe gusa, nubwo muzi ko ari myinshi. Umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Bati kandi icyo ni nacyo Data ashaka, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Komerezaho muvandimwe. Imana ihimbazwe cyane muvandimwe. Amena. Nyine ijambo ry'Imana riba riri clear. Yego. Ku buryo ikibazo kiba umuntu nyine kutizera cyangwa se kutabihishurirwa nanone. Nibyo. Ariko ubundi ijambo ry'Imana rirasobanutse cyane. Ni naryo dukwiye no gushimira Imana, kuko Imana yagize urukundo rwinshi rurenze uko umuntu abitekereza. Nibyo. Urumva iki kibazo abantu babajije na buri muntu wese yakibaza. Yakibaza ati tugire dute ngo tube dukoze iby'Imana idushakaho, hanyuma tubone ubugingo buhoraho. Tekereza ko n'abantu benshi baba bari gukorera kuzajya mu ijuru, iki kibazo baba bakikibaza. Nibyo. Kuko ukora byinshi ariko n'ubundi ukumva hari ibikibura. Ukamara imyaka myinshi ukora kugira ngo wemerwe n'Imana, ariko byanze bikunze ntujya wuzuza. N'ubundi wumva hari ibikibura kugira ngo Imana ikwemere. Impamvu haba hari ibikibura, ntekereza ko wenda umwanya bari na mutoya, ubundi kubera icyaha umuntu avukana cy'inkomoko, icyo kirahagije guhindura umuntu umunyabyaha ku buryo udashobora kwikiza uko wabigenza kose. Nibyo. Ugerageza kugira ibyo ureka ariko n'ubundi ukisanga mu bindi. Kubera iki? Hari imbaraga y'icyaha ikubamo iguhindura umunyabyaha ubishaka utanabishaka. Umuntu ni umunyabyaha no mu gihe ubyanga. Umuntu ni mubi imbere y'Imana no mu gihe utabishaka. Kubera ibyo bintu bikomoka muri kavukire. Kamere muntu ni icyaha imbere y'Imana. Burya ibyaha umuntu akora, nkunda amagambo aba mu Bagalatiya avuga ngo hari imbuto za kamere. Imbuto za kamere ni ngira ngo abatwumva barumva ko ni imbuto ariko zera. Ni imbuto ariko zera kuri kamere. Ntabwo ari imbuto zivuye ahandi. Niba rero ufite kamere, byanze bikunze irera imbuto nyine. Kuko kamere niyo yera birya bintu byose. Rero ibyo bintu umuntu arwana nabyo, akarwana no kugira ngo atere imbuto za kamere. Ayo magambo abantu bayasange mu Bagalatiya 5:19. Yego. Umuntu akarwana no kugira ngo atere imbuto za kamere, nyamara akisanga yazeze. Kubera iki? Kamere kurusha imbaraga ku rwego rw'uko wisanga weze imbuto za kamere. Mu yandi magambo, nta muntu ukunda imbuto za kamere, ariko kubera ko kamere ihari, byanze bikunze yera ibyayo. Nibyo. Ntabwo ishobora kubera kwera ibyayo kandi ihari. Rero umuntu wese ahorana ikibazo cyo kwibaza ngo tugire dute. Abantu bari babibajije Yesu, bari bamaze igihe kinini bamukurikiye. Yesu Kristo yabaye igihe kinini ku isi, akora ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko mu bitangaza yakoraga yabaga afite ikindi ashaka kwigisha, yabaga afite ikindi ashaka kuvuga mu bitangaza yakora. Niyo mpamvu rimwe baramubaje ati dukorera ikindi gitangaza rimwe ubundi tukwemera. Naho byanditse. Aha munsi yaho ntibashobora kubibona. Aravuga ati nta kindi muzabona, ati kiretse nk'icya Yona wamaze iminsi 3 mu nda ye. Yendaga kuvuga iby'urupfu rwe. Nibyo. Ibitangaza byose Yesu yakoraga, yendaga kuvuga iby'urupfu rwe no kuzuka kwe, kandi byo bizahesha umuntu ubugingo buhoraho. Icyo kikaba ari cyo gitangaza gikomeye kuruta ibindi, giheruka ibindi bitangaza byose. Rimwe yarababwiye terigaga
basogokuruza banyu bariye manu mu butayu bararenga barapfa. Imitsima mwaririye mu butayu abayiriye barapfuye. Urumva hari ukuntu abantu bakurikiraga Yesu bamukurikiraga imigati bati twihera imigati twirire. Urumva biranumvikana kuko niba Yesu yari afite ubushobozi bwo gutubura imigati abantu 5,000 bakarya bagahaga banasigaza, yego uwo muntu baramukundaga. Ngira ngo abantu bakunda n'iby'umubiri. Ariko se ubundi muvandi muri iki gihe cyo turimo ubona abantu birukanka bari mu butayu bari mu byumba by'amasengesho, uzi ko yobashije icyo bashaka ku Mana. Ujya kumva ati ndashaka ngo izampa inzu, ndashaka izankorera ubukwe, zampa abana, izanyambike, dore yarabinkoreye mu gihe cyatambutse yabikoreye. N'ubundi uba wumva icyo abantu bashakaho Yesu n'ubundi ari ibisa n'ibyo ngibyo. Ibisa n'ibyo rwose. Ni ibishira. Ngo Yesu abantu bamukurikirira ibintu bishira. Yego. Ntabwo abantu bigeze batekereza ko nyamara misiyo ya Yesu kuza mu isi kwari kugira ngo aguhe ubugingo buhoraho. Hari igihe urakomeza, hari umusozi witwa Murya uba muri aka gace za Gishoma. Abantu bajya gusenga bari barawitiriye akazina kavuga ngo abajyayo barabyumva ngo ni Murya ngo irye ibibazo ngikarekura ibisubizo. Urumva abantu bararaga iminsi 3-5 bagira ngo ibibazo byabo bikemuke. Abantu rero nicyo bakurikirira Kristo buri. Abantu urabaza umuntu niba yizera Kristo akakubwira ibintu bifatika, akakubwira ukuntu ngo yakize impanuka ngo nawe ntamwizera ngo yahinduriye amateka. Ibyo nibyo wizera kuri Kristo. Ntacyo cyagufasha kukigendanye no kujya mu ijuru. Ikibazo nyamukuru umuntu afite gikomeye si ibyo bintu byose abantu bakurikirira Kristo. Nibyo ikibazo umuntu afite gikomeye nicyo kuzabana n'Imana iteka ryose. Nibyo muvandimwe, nicyo kibazo umuntu afite gikomeye. Nibyo rero icyazanye Yesu ni ukuza gukemura icyo nyamukuru. Yego, icyazanye Kristo ni ukuza guhuza umuntu n'Imana. Nibyo niyo mpamvu aba ngo baramushatse baramubura. Yego. Hanyuma nyine bakomeza kumushaka ngo baza kugera aho ari, ariko nyirisi nicyo bamukurikiye ari ibyo by'imigati. Yego. Hanyuma arababaza ati ubundi kunkurikira gutya. Yego. Ni ijambo ry'Imana mwanyumvanye cyangwa ni imigati natubuye murayirya murahaga? Urumva bo icyo bari bamukurikiriye niyo migati, niyo mitsima. Ariko nakunze ikibazo nabwo bamubajije. Yego. Baramubajije ati mwigisha mwiza, dukora ibiki ngo turagwe ingoma y'ijuru? Yego. Dukora ibiki ngo tuzajye mu ijuru? Ahari icyo kibazo nawe ujye ukibaza. Yego. Wibaza n'icyo utakoze ushigaje. Ko ndandirimba, ko njya nsaba Imana imbabazi, ko njya mfasha abakene, ko nabatijwe nkamaze imyaka 30, 40, 50, ko ndi mwarimu, ko ndi pasiteri, ko ndi diakoni, ko ndi padiri, ariko nkaba nyumva ngifitanye ikibazo n'Imana. Ni iki nakora? Icyo kibazo udukurikiye ntekereza ko nawe ugifite. Yego. Umuririmbyi aravanga ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'amarira adashira ngo n'agahinda gasaza. Ibyo byose ntibyabasha na rimwe yego ngo gukuraho ibyaha. Nibyo rero icyo wakora bari babajenga ibyo bakora. Yego. Ntekereza ko bari bazi ko Yesu agiye kubabwira ibintu byinshi. Biratangaje iyo tuvuze ko ikintu gihesha umuntu ijuru ari ikintu kimwe. Batuti icyo cyonyine abantu bumva biri mu buki bakavuga ati se ko ari icyo cyonyine, nyamara ni nubwo gutekereza byinshi uzakora uzabuhushije. Ati kwizera Yesu gusa. Yesu yarababwiye ngo nyamara umurimo w'Imana ni ukwizera uw'Imana yatumye. Yego. Kristo yarivugaga. Yego. Niwe woherejwe n'Imana mu isi. Yego. Araza mu isi yemera guca mu mwari Mariya, yambara umubiri w'umuntu. Yani magambo yambara umuntu, yigerekaho ububi bw'umuntu. Nibyo. Arangije anahanwa igihano cy'umuntu. Yego. Ku murongo wa 40 twasomye ngo iyo umurebye ukamwica Imana iguha ubugingo buhoraho ngo ndetse ikazakuzura ku munsi w'imperuka. Ubwo bivuze ngo kuko icyo data ashaka ari iki? Ntabwo ashaka iby'abantu, ntabwo ashaka ibintu abantu bakora ngo bazajye mu ijuru. Icyo ashaka ni iki?
no kugira ngo umuntu wese witegereze umwana. Yego. Urakomeza. Yego. Rero kumwitegereza nta kundi no kumenya ko icyamuzanye mu isi yaje kuri misiyo yawe. Yego. Jya ntangara iyo abantu bari kuvuga ngo Kristo ngo yarampfiriye, ariko ugasanga ntago byumva. Nyine umva neza ko Kristo urupfu yapfuye ari urwawe. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kristo niwe wapfuye urwo rupfu rwawe. Yego. Noneho kumwizera ni ukwemera ko nta kimana kigutwaye, kuko Imana yahannye Kristo mu cyimbo cyawe. Yego. Imana yishe Kristo mu cyimbo cyawe. Yego. Nuvuga ngo ibihembo by'ibyaha niba byari urupfu, Imana ikarwica Kristo Yesu, kuki wumva nawe izakwica? Kuki wumva nuko utizera, kuki wumva wowe uzarimbuka? Kuki wumva ugendana urubanza? Ni impamvu z'uko utigeze wizera Yesu Kristo. Nubwo umuririmba, nubwo usenga muri iryo zina, nubwo uvuga ko wabatijwe mu mazi menshi no ku gahanga, ariko mu by'ukuri ngo kanakomezwa ugahabwa n'Ukaristiya, ni ukuri ntabwo wigeze wizera Kristo Yesu. Yego rwose. Abantu bakunda kubaza ngo none se ngo tuzabwirwa n'iki ko twizeye Yesu? Muvandi wabasubiza gato. Ubundi ni iki cyabwira umuntu ko yizeye Kristo Yesu? Ikintu gishobora kubwira umuntu ko yizeye Kristo Yesu ubundi nuko aba ari umukiranutsi. Kubera ko nanone kugira ngo umuntu azajye mu ijuru nuko ari umukiranutsi. Kandi ntabwo ari ibintu tuzakuvugira wapfuye. Ni ibyiringiro ugira ukiri muzima. Kubera ko nanone ukwiriye gutekereza ngo nyuma y'ubu buzima se ubundi ntihari ubundi buzima. Nimva muri uyu mubiri se nzaba ngiye. Hanyuma ikikubwira ko wizeye Kristo Yesu nuko uba uri umukiranutsi. Kandi kuba umukiranutsi ubigirwa n'iki? Ntabwo ubigirwa n'imirimo yawe, ntabwo ubigirwa n'ibikorwa byawe, ahubwo ubigirwa no kwemera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Kuko nicyo gituma Imana ivuga ngo icyo data ashaka ni iki ngiki. Niko Yesu ari kuvuga ngo nuko umuntu wese witegereza umwana akamwizera. Yesu ntibamwizera mu magambo, ahubwo nuko umwizera aho icyo yakoze. Kuko nanone nituvuga ngo ntituzajyanwa mu ijuru n'imirimo, icyo ni ukuri, ahubwo nuko hari imirimo Yesu yakoze. Kandi imirimo Yesu Kristo yakoze ikaba yari ihagije, kandi ikaba yari imirimo izira inenge, kuko yari ikozwe n'umuziranenge. Kuko icyo Yesu yakoze niki? Nuko ubwe yanonosoye iby'amategeko yagusabaga anabikora neza, ndetse abikora ijana ari wowe abikorera. Ntabwo Yesu yikoreraga kugira ngo bimuheshe kujya mu ijuru, kuko ni nyiraryo. Hanyuma rero ukwiye kumenya ngo Yesu Kristo ubwo yankoreye ibyiza, nyuma kandi yamara kubikora ariko akishyiraho ibyaha byanjye, byari bivuze ngo njye sinkira umunyabyaha, byari bivuze ngo we ntukiri umunyabyaha, kuko Yesu Kristo yari yishyizeho ibyaha byawe nawe akaguha gukiranuka kwiwe. Icyo rero umwizera ni ukumenya ngo ubwo yamaraga kwishyiraho ibyaha byawe n'igihano cy'urupfu yaragihawe, kuko ari cyo wari ukwiriye. Yego rwose. Abantu benshi bavuga ko bizera Yesu. Nikiza ko ariyo mpamvu nari nkubajije icyo kibazo kugira ngo urusheho gufasha abantu badukurikiye. Abantu benshi umubare munini bavuga ko bizera Yesu, ariko nanone bagahindukira bakavuga ko ari abanyabyaha. Yego. Wanababaza niba bazajya mu ijuru ukumva arabishidikanya, ntabizi. Icyo ni ikimenyetso nyamukuru cy'uko utizera Yesu. Icyo ni ikimenyetso simusiga. Icyo ufite wumvisha amakuru ya Yesu, ufite amateka y'urugendo rwa Yesu. Yego. Ayo koko urayafite. Ufite amateka y'urugendo rwa Yesu kuva mu ijuru akaza mu isi no kuva apfuye akanazuka. Ayo mateka urayafite. Ariko bikure mu mateka umenye ko ari wowe yabigiriraga. Emera ko ibyo byabaye kuri Kristo byose ari wowe yagiraga ate yabikorera. Nibyo. Ikikwemeza ko wizeye Yesu rero, icyambere urubanza rwabaga mu mutima wawe rukubwira ko uzarimbuka ruvamo. Niba ucyumva ufite ubwoba bwo kuzabana n'Imana ntuzi Yesu, ntago unamwizeye. Ugifite urubanza. Niba ukibaza uko uzajya mu ijuru ntabwo uzi Yesu. Ubwo icyazanye Yesu mu isi, ndetse ngo Yakobo ngo abirose ngo yiseguye ibuye amurota ameze nk'urwego. Nibyo. Rumanutse ruvuye mu ijuru rukora hasi kugira ngo natwe turuzamukire. Nibyo. Niba ujya wumva utajya mu ijuru ntago wizeye Yesu. Nicyo. Nubwo umuzi. Umuntu wizeye Yesu ahari hose mu isi afite ibyiringiro bifite ubugingo.
ko afite umugabane Bibiliya ivuga ngo wizera uwo mwana afite ubugingo buhoraho. Ntabwo umuntu yizera Kristo ngo abure ubugingo buhoraho. Oya. Nta nubwo umuntu yizera Kristo ngo azabone ubugingo nyuma. Iyo umwizeye k'uyu mugoroba waba urarana. Yohani 3:16. Yego rwose. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abwo ubugingo buhoraho. Umwizera abonye ubugingo, utamwizera amaze gucirwaho iteka. Nagiraga ngo numvikanisha icyo ngicyo bivuga ngo uyu umwizeye ubonye ubugingo bugize gute buhoraho. Kuko impamvu uba ububonye umunsi Kristo yemera kwambara umuntu, yego, yahindutse umunyabyaha, icyaha cyacu kiramuhama. Nibyo. Imana yemera kwambara umubiri w'umuntu. Yesu rimwe baramubajije ati mwigisha mwiza, yego, ahubwo tunyitira iki mwiza? Yego. Ku mwiza ari Imana. Yego. Kuki Yesu avuga ngo nyitira iki mwiza? Ku mwiza ari Imana. Yego. Dore impamvu yari yambaye umuntu, kandi uje kubimubaza amubajije ari kumureba nk'umuntu. Yego. Aje ati unyitira iki mwiza? Ku mwiza ari Imana. Ndashaka kuvuga ngo Kristo amaze kwambara umubiri w'umuntu, yahindutse mubi ku bwacu. Yego. Yahindutse umunyabyaha ku bwacu. Nibyo. Niba Kristo yaremeye ibyaha byacu bikamufataho bikamuhama, bikanamwinjiza mu rupfu, niko Petero yavuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti. Bivuze ngo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Rero nawe iyo umwizeye rero icyo bita kwizera Yesu, iyo ibyo bintu byumvishe mu mutima, iyo ibyo bintu bishikamijeho umutima, iyo wumvishe urupfu rwa Yesu igisobanuro cyarwo, iyo wumvishe ko rwari urwawe, iyo wumvishe ko azutse, yazukiye kugira ngo akugire intungane imbere y'Imana, iyo ibyo bintu byijeje umutima, uba mu isi nta rubanza ufite, uba mu isi uri intungane imbere y'Imana, uba mu isi waratsindishirizwe, noneho unabifiringa apana kubivuga gusa. Nibyo. Kuko niba ugihamya ngo uri umunyabyaha, niba ucyumva mu ijuru atari iwanyu, niba wumva Imana atari umubyeyi, uvuga ko wizera Yesu gute? Igisubizo cyumvikana nuko waramukurikiriye imigati utamwizera. Ni Yesu waba warakurikiyeho imigati, yego, ariko mu by'ukuri ibyo nibyo kurya bishira. Yesu Kristo niwe mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, niwe mugati umuntu aryaho akabaho iteka. Nibyo. Rimwe n'ubundi baramukurikiye umwana bari muto, ariko n'ubundi ababaza ikibazo nk'ikibazo tese bundi ni ubutumwa bwiza mwanyumvanye cyangwa ni imigati nyamba? Arabwo ati uyu munsi noneho turabihindura, uyu munsi murange ninjye mutsima, n'ubundi bira murarya umubiri wanjye munywe n'amaraso yanjye. Abantu kubera kutumva imvugo y'Imana bafashe Imana uko itari. Yego. Uzi ko Yesu avuga umutsima yavugaga umubiri we. Yego. Kandi avuga umubiri we yavugaga uburyo tugiye kuzashenjagurwa uzira ibyaha by'abari mu isi. Ni nko kubabwira terega umuntu ndya, umuntu wizera ko naje mu isi kuzira ibyaha bye, uwo nguwo ntabwo azarimbuka. Abantu ngo babyumve, ubwo ushyizemo kukurya, turakuzi uri mwene Yosefu, turakuzi uri mwene Mariya, none utangiye kuvuga ngo ni we mutsima, ngo umuntu ukurya, ngo wavuye mwe. Urumva wenda uburyo niboneka tuzigera tunasobanura iby'ifunguro. Ngo Yesu urugendo rwe yenda kurugeza ku musozo, mbere yuko ajya ku musaraba, ngo yarabanje yicara ngo n'abigishwa, hanyuma ngafata umugati arawushimira, yego, arawumanyagura wo habigishwa, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye, ugiye gutangwa ku bwa benshi. Afata igikombe aragishimira, arabaha baranywa, arabwira ati aya ni amaraso yanjye agiye kumeneka kugira ngo abantu bababarirwe ibyaha. Nicyo gituma avuga ati umuntu nwanywa. Yego. Ni nko kubabwira batese ntabwo muzi ko umubiri wanjye uzashenjagurwa kubw'ibyaha, amaraso yanjye kandi akameneka kugira ngo mubabarirwe iki ibyaha. Mu byizeza imitima yanyu, ni mu byizera urubanza ruzakurwa mu mitima, ni mu byizera muzumva mubaye abana b'Imana, ni mu byizera muzumva mubonye ijuru, ni mu byizera muzumva mubaye intungane ku bwa Yesu. Yego. Niyo mpamvu bukuri iki gihe hari abantu bagikoresha uwo mugati koko, kandi nta n'ikibazo mbafite kuwukoresha, ahubwo nurajya uwukoresha icyo bita ifunguro. Yego. Ukaba uri kurya wa mugati, yego, ukanywa no kuri iriya divayi, nyabune ntukajye utekereza ko ari biriya baba bari kuvuga. Baba bavuga umubiri wa Yesu
baba bavuga amaraso ya Yesu kuko nibyo byonyine uwo mugati umuntu Yesu yaravuze ngo uwo mutsima uva mu ijuru uwo mugati umanuka uvuye mu ijuru umuntu wuriye we abaho byiteka ryo ninge mutsima yavugaga umubiri nibyo wamanutse uva mu ijuru kugira ngo mpeshe abari mu isi ubugingo buhoraho rwose twasobanuraga ko rero iyo umuntu ahishura ibya Kristo iyo umuntu yizeye Kristo Yesu gupfa no kuzuka kwe uwo muntu ahabwa ubugingo buhoraho ku Mana. Amen. Tekereza ko hari igihe minota yagiye niba badufasha tugatanga n'umurongo yego noneho tukivuganira n'abatwumva nyamuneka twatanga nimero ya telefone MTN muraduhamagara kuri 0782 44 21 25 ndayisubiramo 0782 44 21 25 yego abo twabanye muduhamagare dusangire ikiganiro nimero niyo ngiyo Country Femelo. Allo Country FM. Allo kuri Country FM mwiriwe neza. Ikiganiro mwamwanyije kiba cyatubyoshye nitwa Maniraga Bateoneste. Yego muherereye he Teoneste? Perere hano ku kagari ka Ruganda. Aha, ikiganiro mwagiteza amatwi? Kimvuye kwa gikurikiye. Mwakuye mwiki kubigendanye? Ijambo ry'Imana niryo ridutunga. Mwakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru niki? Mwakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Kwakizate? Mwakuye mwiki mu bigendanye no kujya mu ijuru? Twakuye mw'iryo jambo ry'Imana Yesu yapfiriye ku musaraba. Umubiri n'udutunze. Yesu yapfiriye ku musaraba none kuri ubu wumva se uri umukiranutsi ku mpamvu z'uko Kristo Yesu yapfiriye ku musaraba? Umuntu wizera ijambo ry'Imana cyangwa wizeye Yesu Kristo ko yapfiriye ku musaraba. Hello? Turakumva. Hello? Turakumva cyane. Umubiri wa Kristo n'amaraso ye yadutunze. Turi kukubaza ngo kubera ko Kristo Yesu yapfiriye ku musaraba wowe ubwawe urumva uri umukiranutsi? Urumva uri umukiranutsi? Urumva uri umukiranutsi? Ntabwo ndi umukiranutsi no kujya mudusengera. Kuko kwebwe ariko dusubira inyuma. Sinzi niba wenda uri kutwumva neza turi kujyana uri kutwumva neza? No kujya mudusengera cyane. Nari nkubashije ngo uri kutwumva? Uriho uratwumva neza? Aha, noneho ntabwo kugira ngo ujye mu ijuru bisaba amasengesho. Hari igikorwa Imana yakoze kiguhesha ahubwo nicyo utamenye. Ushobora kuba utari kutwumva neza. Ntabwo uri kubyumva, ntabwo uri kumva rwose. Uri kumva se? Ndi kubumva nubwo amariza bari kujya yacikira. Twari kubwira ngo ntabwo kugira ngo ujye mu ijuru bisaba amasengesho, ahubwo hari igikorwa gikomeye cy'urukundo Imana yagukoreye kugira ngo ubashe kujya mu ijuru. Ntabwo ari kumva. Urongera ugerageze. Komeze gutega amatwi. Urumva amarezo yagoranye. Urumva biriho biragenda bicika, hari haratwumva ibice bice yaduhamagaranye urugwiro. Ariko ari haravuga ngo bamusengere arebe ko nawe yajya mu ijuru. Ariko tuvuga ko nta masengesho aho yatuma umuntu ajya mu ijuru. Yego. Kuko amasengesho twakakira uwo muntu. Country FM. Allo Country FM. Country FM allo. Ndumva amarezo yakomeje kugorana. Allo Country FM allo. Urakomeza uyibahe turarubwo turi buze kugenda dufatisha. Yego rwose 0782 44 21 25
0782442125 mukomeze mugerageze nubwo mbona amarezo nyine yagoranye ariko ibyo twasobanuraga ko Kristo Yesu ari we mugati wamanutse uvuye mu ijuru kugira ngo umuntu umuriyeho wese abone ubugingo buhoraho. Kumurya nta kundi ni ukwemera ibyo yakoze ko ari wowe yabikoreraga, ni ukwemera ko umunsi apfa yarapfuye urupfu rwawe, ni ukwemera ko ibyaha byawe yabihambye mu mva hanyuma akazukira kugira ngo ugirwe intungane imbere y'Imana. Abaroma igice cy'icumi umurongo wa 10 havuga ko umutima ari w'umuntu abyizeza akabarwaho gukiranuka. Byemeza umutima rero ko uyu mugoroba Imana ikubareho gukiranuka. Kandi refemelo bakoze Mazimbaga Pascal muvugana. Yego Pascal. Tukukumva Pascal. Kuringa ya kabiri Kagari Kagatama. Yego. Ntagikunze kandi nagikurikiranye. Hello? Tukumva neza. Turakumva vuga. Halo. Nawe amareza ari kumugora ariko yongere batugifitemo iminota. Yego. Arongera gerageze. Kristo Yesu umubiri we niwo washenjaguwe uzira ibyaha byacu. Yego. Niko Yesaya yavuze 52:3 ngo umurongo wa 4 avuga ko Kristo Yesu ya Aro Country FM. Country FM alo. Niwe wongeye Aro Country FM. Yavuze ko yacumitiwe ibicumuro byacu agashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Yego. Igihano kiduhesha amahoro kikaba cyari kuri Kristo Yesu. Turabwira abantu ko ubwo Kristo Yesu yazaga mu isi yaje kuzira ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. Amaraso ya Kristo Yesu yamenetse yatumye ukurwaho urubanza rw'ibyaha, warababariwe. Yego. Urababarirwa, warejejwe kubw'amaraso ya Kristo. Byizere uve mu rujijo rwo gukomeza wiyeza. Byizere uve mu bubata bwo gukomeza usaba Imana imbabazi, warababariwe. Nicyo cyazanye Yesu kwari kugira ngo muri we uwabarirwe ibyaha byawe, kugira ngo imbere y'Imana uhinduke umukiranutsi, ubyizere mu mutima wawe. Icyo gikorwa cyarakozwe. Katwumva uyu. Alo Country FM. Ashobora kuba wenda guhamagara byago. Country FM alo. Alo. Yego turakumva. Alo. Vuga turakumva twebwe. Uraho neza. Muraho muri bande muherereye he? Muri bande muherereye he? Natuzigeze ariko ndimufashije umurongo wanyu. Alo. Turi kukumva. Ndagira ngo mugisobanurira mutugisha mudusobanurira no kuvuga neza ikinyarwanda. No kuvuga neza ikinyarwanda. Yego. Turi kukumva ariko vuga nta kibazo. Yego ariko n'igusaba cyangwa igitekerezo cyanjye ko mbyumva ko abandi babyumva. Uvuze inyuguti bya ukumva hajemo za ntabwo tuzi icyo bisobanura kandi tugiye kandi ntabwo no naho nagiye nsoma. Wari wadukurikiye? Wakurikiye ikiganiro? Ntabwo turi kumvikana kubera amarezo. Turakukubaza ngo wari wadukurikiye mu kiganiro? Nabakurikiye navuga ku butumwa bwiza kuko Yesu yambaye umubiri w'umuntu. Yego. Ariko noneho haza kuza undi muntu naramubwira turi mwiza, ariko naramubwira ati ntabwo ndi mwiza kuko sindi mwiza n'Imana. Yego. Ariko bigeze aho mushyiramo inyuguti za banza gusa twibwirire ku cyo wakuyemo mu bigendanye no kujya mu ijuru. Banza utubwire gusa icyo wumva wowe wakuyemo mu bigendanye no kujya mu ijuru. Ngo nakurikire nakuyemo umwiza n'Imana, nta muntu mwiza ngewe nzi ubaho, ndetse gusa nyine ko ni ukugenekereza no kwitwararika, ariko nta muntu mwiza ubaho uretse Imana yonyine. Hanyuma ubwo utari mwiza wumva uzajya mu ijuru gute? Ko utari mwiza nawe uri kubyivugira wumva uzajya mu ijuru gute?
wumva uzajyayo ijuru gute? uzarijyamo gute kandi utari mwiza? rero nzarijyamo kubera ko Yesu yaryitangiye kandi Imana ariduhaye. none se ntiwumva ko turi kukumva? ntiwumva ko ku mpamvu z'uko wari mubi kubera ko uri umunyabyaha, ntiwumva ko ububi bwawe bwose Imana abufashe ikabushyira kuri Yesu Kristo, byemera cyane, noneho igafata ubwiza bwa Yesu akaba ari bwikubaraho, akaba ari cyo gituma nyine imbere y'Imana itakikubara nk'umuntu mubi, itakikubara nk'umunyabyaha, kubera ko Kristo Yesu ari we wazize ibyaha byawe. yego rero icyo turi kukubwira ni uko ukwiriye kwizera ko ibyaha byawe ari bwo bwa bubi bwawe ari byo Yesu Kristo Yesu yazize ku musaraba, sibyo? yego uri kubyumva? yego kwizera ko Yesu Kristo yazize ibyaha byawe, ukamenya ko mu maraso yiwe wababariwe ibyaha byawe, ukabyizeza umutima wawe, nibyo biguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Yego. yego hanyuma ibyo bintu kubyizera rero biguhesha ubugingo buhoraho, biguhesha ijuru, yego sibyo? ndabyumva rwose, nta nubwo nta n'impaka. rero ubyizere mu mutima wawe udashidikanya. ndabyizera pe, ntabwo twifuje ngo umunyabyaha biba bigaragara ko uwadupfiriye noneho ntacyo yakoze, ahubwo ko ariho kugira ngo arangize umuhango. yego Nibyo umuntu yizera. Iyo ubyijeje umutima, Imana ikubaraho gukiranuka kwa Kristo, nawe ikajya ikubaraho ubwo butungane bwa Yesu. yego Ubundi kujya mu ijuru bisaba kubarwaho gukiranuka kwa Kristo, ubundi ukajyanwa mu ijuru no gukiranuka kwe. yego Kuko nkuko wari ubivuze mu kanya, nta muntu mwiza uhari, ntawe uhari n'umwe. Rero ubwo birasaba iki? Birasaba kwizera Kristo, ibyo yadukoreye, Imana ikaduha kwera kwe, akaba ariko kutujyana mu ijuru. Nkuko natwe ibyaha byacu yabyishyizeho bikamujyana mu rupfu. yego Ni kimwe nuko natwe iyo tumwizeye, Imana itubaraho gukiranuka kwe, natwe kukaduhesha ijuru. yego Nibyo twasobanuraga, ni nabwo busobanuro kandi bwo kwizera Yesu. nibyo. yego Ni ukumenya ko ibyo ari ibyawe byose Kristo yabyigeretseho, akanahabwa igihano cyabyo. Amen. yego Iyo ibyo rero ubyijeje umutima, Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha, ukaba mu isi uri intungane imbere y'Imana. yego Nibyo umuntu yizera Imana. Yego biraboneka ko izigera bitangira abantu nk'uko Yesu yatwitangiye. ntawe ni ukuri, Yesu niwe watwitangiye. ni urukundo rw'Imana ruhebuje. n'aka kanya turi kuvugana uwakubwira ngo hagati ya n'umugezi nanjye ugiye kujyamo hagati, ugakuramo umuntu umwe ngo reka bamwice, ariko kubera urukundo mufitiye cyangwa mufitiye, reka tumwitangira abo twebwe dupfa wasigare. byashoboka. Mu bantu ho nta muntu wakitangira umuntu, na Paulo ari kubyandika yaravuze ngo uramutse hari n'uwo wakitangira inshuti yawe cyangwa umunyangeso nziza. Ariko Kristo we yemeye kutwitangira turi abanyabyaha. Nibyo. Rero Kristo niwe wabaye impongano y'ibyaha byawe. Ni wizera ayo maraso ya Kristo, muririmbyi aravuga ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho ayo maraso, Amen. ntabwo ncira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Turi abakiranutsi ku bwa Kristo, turi abakiranutsi ku bw'ayo maraso Kristo yamennye, akatubera impongano y'ibyaha byacu. Ngira ngo urabizi n'ubusanzwe no mu isezerano rya kera, kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha amezi 12 byasabaga igitambo. Niyo mpamvu Kristo yaje ari we gitambo gikuraho ibyaha by'abari mu isi. Kristo niwe ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abantu. Kuyeho. Iyo ibyo bintu rero byizeye, uba mu isi uzi ko igitambo cyabonetse ari we Kristo Yesu. Yego rwose. mujye mudufasha yo gusobanura rero mu mvugo no mu myandikire no mu nyugute, mutubwire ibintu buri wese yakumva, kuko hari kandi ikibazo ko kuvuga ngo bizaba ntabwo ngeze kumva umuntu yayandika cyangwa yayivuga. Urakoze kudufasha kandi mukomereza. Sawa, nawe urakoze cyane, ujye ugumya ukurikira ikiganiro. Sawa, urakoze. Tumushima Imana cyane. Yego rwose, Imana imushimirwe ku mwanya we nanone atanze, kandi birumvikana ko yumvise. Imana ihabwa icyubahiro ku bwe. Nibyo cyane. Hariho umuntu tumwakire. Halo Country FM. Country FM, halo.
turabumva neza. Yego, muri bande muherereye he? Alo, muri bande muherereye he? Kandi FM alo. Ashobora kubona. Niyongere agerageze. Ya, Imana ishimwe ko Yesu Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha akaduhindura intungane imbere y'Imana. Aha haruje. Kandi FM. Oui, turakumva neza. Ni Pascal Barite. Yego, Pascal. Kugira cyashimishije. Kugira no guhoza uko twize nabi. Basigishije bafite inyungu zabo bashaka nyirizina. Bakigirana cyanyu abenshi ucyumva bacyumva nabi rwose. Bayishyikire rwose. Bamaze kumenya ko ijuru ridakorerwa. Yego, Pascal. Kuri ubu se wumva none urifite? Njye rwose ijuru raryakire rwose n'ubu ngiye ijuru niryanjye rwose. Ubu Pascal uri umukiranutsi? Ndi umukiranutsi rwose. Kubera iki? Ngaho sangiza abantu bari kukumva kuri mikoro wabaye umukiranutsi gute? Namaze kumenya ko ijuru atari gutanga amaturo, atakwikibagora cyane. Ya maraso Yesu yatuberekeye ku musaraba. Niyo cya gihe twagize bute ijuru ku buntu. Yego. Ibyo bintu uvuze rero, ibyo umuntu abyizeye, niba ubyizera ufite ubugingo buhoraho ku Mana, kuko Kristo nyine niyo wabaye impongano y'ibyaha byawe. Amaraso Kristo yamennye niyo akwezaho ibyaha byawe byose. Ngo Imana imaze kubona ayo maraso ya Kristo yaravuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Abaheburayo 10:17 niko bavuga. Urumva warutangiye uvuga ati kubera kwigishwa nabi abantu bigishijwe nabi. Babwirwa ko hari ibyo bakora birimo no gutanga ibyo byose wari uvuze kugira ngo Imana ibemere. Narabitangaga ngashiduka nisanze mu cyaha. Nkiyiriza atanga kimwe cya 10 aho gasanga ntanamara mfite mu mutima rwose. Ibyo byose urabitanga, niyo umuririmbyi aravuga ngo naho wari rukicuza ukanababara ngo ntibyari ibicumuro byawe, ngo dore impongano ikwiriye ibyaha abantu bakoze ni amaraso ya Yesu masa. Pasika ubu amahoro aratemba nk'uruzi mu mutima cyane rwose, mfite amahoro aratuje rwose pe. Amen. Aratuje rwose. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'umuntu wahawe mwuka wera. Biravuga ngo twatsindishijwe n'umuntu bwo kwizera dufite amahoro ku Mana. Amen. Yego rwose. Pasika kumye kubwe neza, kandi umuririmbyi aravuga ngo numara kumwemera ujye uhamya mu bandi ibyo yagukoreye. Yego rwose. Amen. Murakoze cyane. Murakoze mwene data Pascal. Asante. Pascal mwene data bakabona amahoro. Si na ngombwa burya ko tunabonana. Tubonanye ni byiza ko tutanabonanye abantu bafite amahoro. Sawa. Tuzahurira mu ijuru. Yego rwose. N'ubu hari nabo tuzabonana tukiri inaha. Yego rwose. Yego. Mu minota dufite se ntitwakakira undi muntu. Yego, twamwakira. Sinzi niba nabibutse nomero tukakira undi muntu wese ndi kubona asa n'uwaje. 0782442125 0782442125 twakira uwo. Alo, Country FM. Country FM alo. Turakumva cyane, muri bande muherereye he? Colonel ndabakurikiye ndi ko badize. Colonel wakurikiranye ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Colonel uri kutwumva? Colonel muratwumva? Amarezo aramugoye ariko yakongera mu mwanya muto. 0782442125 bakomeze bagerageze mu minota nk'ibiri dusigaranye. Yego. Turebe ko twakakira mu ndi muntu umwe. Yego. Country FM alo. Alo Country FM. Alo. Alo Country FM.
Ntekereza ko hari amarezo yakomeje nyine amarezo yakomeje kugorana ariko nayo ndabona yagiye ariko twasobanuraga ko nyine Imana kubera urukundo rwinshi rwatumye itanga Kristo Yesu umwana wayo w'ikinege yego kugira ngo aze mu isi abe impongano y'abanyabyaha. Mu butumwa rero Imana yatanze nuko yavuze ko umuntu wese umwizera akizera izina rye uwo muntu ahari abarwa ibyaha bye byose mu izina rye. Nibyo rero nibyo twabwiraga abantu ati nibizere Kristo babona amahoro babona ubugingo buhoraho bakire none urubanza rw'ibyaha. Rero nanone tutabura no gushimira n'abantu bose nyine badukurikiye. Yego ubwo navuga nti ngiye gutanga nimero ya telefone ngendanwa. Yego waba yacikanwe guhamagara byakomeje kugorana mu gikari yaza no kuduhamagara. Nibyo akagira ibyo tubaza mu gihe akeneye kugira ibyo asobanuza. Iyanjye Patrice ni 0783 167 163 Tigo ni 0722 167 163. Reka mbere yo kubaha nimero mbabwire ngo iki kiganiro mukomeza kugikurikirana kuri YouTube. Ufite telefone yawe nini ya WhatsApp wandikamwo Ijuru ntirikorerwa TV ugakomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri iyo channel, ndetse n'iki nabwo uzakomeza kugikurikira. Hanyuma ariko kandi hari n'urubuga rwa WhatsApp twakubwira ushobora kwandikira nimero ya 0784 42 57 0784 iyo wayandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp narwo rwitwa Ijuru ntirikorerwa. Ugakomeza gukurikirana ubuhamya bwa benshi bahishuriwe ku Ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, ndetse ukanakomeza gukurikirana byimbitse. Ikindi kandi naguha nimero yanjye nanjye ngendanwa mvuye hano muri studio ya 0788 39 335 cyangwa 07 18 25 900. Yego abatwabanye bose mu kiganiro turabashimiye. Ikiganiro nakagaruka buri wa kane mugira ijoro ryiza.